turi kumwe n'abafana ndetse n'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ethiopia bari baje gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Muratsinze, mu by'ukuri umukino muwakiriye gute muri rusange? Bana ngiye byandenze sana, nari nigize nk'umuntu w'umutoza. Igice cya mbere numvaga nabyumva neza, ariko igice cya kabiri abana baraje b'abanyarwanda, rega abanya-Ethiopia nta kintu badukora, turaberetse ko dushoboye. Nkanjye bitatu kuri bibiri babyita sosti ureti Rwanda oye. Hanyuma biragaragara ko mwaje rwose musa neza, imipira iriho yanditseho Rwanda ikeye cyane n'iki. Biragaragara ko mobilisation iri ku rwego rwo hejuru, twavuga ko ari ryo banga ryinshi nyuma y'intsinzi. Ibanga ryinshi nyuma y'intsinzi, diaspora ya hano muri Ethiopia irorganize ku buryo bwiza. Twaba tukimenya ko inkuru ko Amavubi azaza gukina hano, twatangiye kwitegura ndetse tunapanga ibintu byose. Urabona imipira yaraguzwe, mobilisation irakorwa kugira ngo tuze dushyigikira Amavubi yacu, kandi atahanye intsinzi, turabyishimiye cyane. Hanyuma ariko ibyo ari byo byose, namwe nk'abanyarwanda mutuye aha mufitiye indirimbo zanyu muhuriyeho nk'abafana, mushobora gukozaho gatoya tukareba murari ko yifashe. Rwanda ambasa, 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 ambasa, Rwanda ambasa, 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 Rwanda ambasa. Ibyo ngibyo Rwanda ni intare, Rwanda intare, Rwanda ni intare, Rwanda n'u Rwambere, Rwanda ndenya.